Hello guys, muri iyi video hari ukuntu usanga warafunguye channel ukoresheje agatelefone gato ugasanga ntabwo uyisetinze, wayisearchinga kuri urubuga rwa YouTube ukaruyibura, nawe wayisearchinga ukayibura. Muri iyi video ngiye kukwereka uburyo wayisetingira kuri telefone yawe ikajya igaragara ku rubuga rwa YouTube. Mugiye kubana mu iki kiganiro yitwa Vedas. Kamaze nakira ugeze kuri uyu muyoboro wa YouTube channel bwa mbere, niba ari ubwa mbere ugezeho ukora subscribe, ufungura inzogera, ibiganiro nk'ibi ngibi ujye ubibona mu ba mbere. Nawe dusanzwe tubana ikaze urarihorana. Kandi nawe niba tubana ukaba utarakora subscribe, kanda kuri ako kantu ka subscribe dukomeze. Aho kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi by'ubwenge bijye bisohoka umare nk'ukwezi utarabibona kubera utakoze subscribe. Wakoze subscribe tubona notification, ibiganiro nk'ibi ngibi by'ubwenge ugahita ubibonera ku gihe. Kora subscribe rero, ibiganiro nk'ibi ngibi ujye ubibonera ku gihe. Hari abantu benshi mbona banyandikira mu makomenti, nkabona bafunguye ama YouTube, nkabona nayasetinze neza, wenda harimo abayakoresha cyangwa harimo n'abatayakoresha. Wenda, ariko harimo n'abakenera kuyakoresha, bayasearchinga kuri YouTube bakayabura, bakoresheje amatelefone yabo, bakoresha n'andi matelefone yabo bakayabura. Ni abantu benshi basanga bafunguye ama YouTube ariko bajya kuyakoresha kuyasearchinga bakayabura kubera batayasetinze. Muri iyi video nibyo ngiye kukwereka. Let's go, reka dutangire. Mwibutsa ngo muri iyi video ngiye kukwereka uburyo wasetinga YouTube channel yawe, wowe wayifunguye ukoresheje agatelefone ntoya ukaba utarayisetinze ngo ku rubuga rwa YouTube igaragare. Muri iyi video ngiye kukwereka uburyo wayisetinga ikajya igaragara ku rubuga rwa YouTube. Nawe niba ushaka kuyikoresha ugatangira ukayikoresha. Muri iyi video nibyo ngiye kukwereka. Hari abantu benshi mbona bafunguye ama YouTube barakoresheje amatelefone matoya, ugasanga ntagaragara ku rubuga rwa YouTube kubera batayasetinze. Muri iyi video ngiye kukwereka uburyo wasetinga YouTube channel yawe ikajya igaragara ku rubuga rwa YouTube. Reka dutangire. Byose turabikuramo, uraza hano kuri YouTube, ugera kuri YouTube uraza ukanda hano handitse you, ndizera kuri kubabona. Uraza ukandeho, ubwo uraba warafunguye YouTube, uraza ukandeho, urahita ugera ahantu hameze gutya. Urabona hano hejuru ngo bigaragara ko wafunguye YouTube. uraza ahantu ukanda hano handitse
VA channel. Ndizera ko uri kuhabona, ariko niba ubona iyi video wayikunze kora like, share muri comment ubazemo iyindi video nagukorera, ikindi kintu ushaka kumenya. Kuri YouTube nibyo twigaho gusa, nibyo twigiraho. Ubwo rero tuzi ukandeho kuri VA channel, tugera ahantu hameze gutya, ukande kwa aka kantu kameze nk'agakaramu, ndizera kuri kukabona. Rero tuzi ugakandeho, urabona iyi ni channel yacu. Waba ufite ikindi kibazo wakimbaza muri comment, nk'ukuntu wakwifungura YouTube channel ukoresheje telefone, ibyo byose wabimbaza muri comment. Ushaka nko guhindura ifoto waza ugakanda aha hejuru ka kantu k'akazeru urakubonamo, aha waza ugakandaho, urabona hano uhita ugera mu mafoto yose ufite muri telefone. Ukaduhitamo nk'iyi, uhitamo iyo ushaka bitewe na YouTube channel yawe icyo izajya ikora. Ugahita ukanda hano save profile picture, hano ugahita uza ugakandaho, tayari ubu yagezeho nuko itari yaza. Reba nk'ahangaha handitse ngo Habimana Vedaste, iri ni izina rya YouTube. Uhita ukanda kwa kano ka fresh k'agakaramu, uri kubibona iri ni izina rya YouTube. Uhita uza ukanda kwa kano ka fresh k'agakaramu aka, uhita uza ugakandeho, urabona bino ushaka waza ukabisiba, ukandikamo izina rya YouTube channel yawe. Hano wenda reka twandikemo ushaka wakwandikamo, wandikamo izina ushaka, bitewe na YouTube channel yawe ukuntu ushaka ko yitwa. Kandi reka twandikemo Vedaste official, bitewe na YouTube channel yawe ukuntu ushaka ko yitwa. Ugahita uza ugakanda save, urabona ko byagezemo. Ugahita uza ugakanda save,
aha urahita uza ukandeho, urabona ryagezeho, uze ukande hano kuri hando, ahangaha niho haba YouTube channel yawe, niyo iri zina niryo riba rihagarariye, ubwo nawe uraza ukande kwa kano gakaramu, aka uraza ugakandeho, sa mwihanganire iri jwi, ntabwo ameze neza muri iyi minsi. Urabona hano kuri hando hariho ngo Habimana Vedaste mayinazi ya 4G, urabona bino birabisaba kubihindura nabyo, uraza wandikemo rya zina rya YouTube channel yawe, ubwo uraza ukanda hano kwa aka gafureshi ikaramu, aka ndizera kuri kukabona, ubwo bino uraza ibisibi, wandikemo rya zina rya YouTube channel yawe, urabyandika ubifatanyije, nshyiraho ka kantu kawe kariho akamenyetso gatambitse, shyireho 2, urabona hano byakunze, izina ryamaze kugeramo, mu gihe uri kwandika iyi hano uze kwibuka gushyiramo kano kantu gatambitse, wenda inyuma uhita ushyiraho umubare, uko biriya biriho byari bigoye, urabona ko izina ryagezemo, ubwo rero tukanda hano save, aha ndizera ko uri kuhabona, urabona ryamaze kugeramo, urabona ngo hano haca UN naho byamaze guhita bihinduka kubera ukoresheje hando, urabona n'iryo zina rigiyeho, urangiza uraza hano muri description, aho uraza ukandeho waka gakaramu, yizera ko uri kukabona, uraza ugakandeho, ahangaha niho wandika ikintu channel yawe, ahangaha niho wandika ikintu channel yawe izajya ikora, wenda wakandikamo murakaza neza, k'uyu muyoboro wa YouTube,
aho tugiye kujya turebera hamwe turebera hamwe nyine no hano ni ugusobanurira ikintu channel yawe izajya ikora. Hano wenda tuvuga ati turebera hamwe utuntu n'utundi, dushaka guseka ntabisanga kuri iyi channel. Kavuga ati amakuru mashya wagiye usanga kuri iyi channel, murakaza neza kuri uyu muyoboro wa YouTube, aho tugiye kujya turebera hamwe amakuru mashya agezweho. Nyine kuri iyi description tusobanura ikintu channel yawe izajya ikora. Iyi description nicyo ikora, ngo nyine ni kwandika ugendeye ku bintu uzajya ukora, niba ari ugusetsa abantu, niba ari amakuru, niba ari ukwigisha abantu, byose ahangaha tubisobanura. Reka twandike dukomeze tujye turebera hamwe amakuru. Amakuru mashya, amakuru mashya wenda yasohotse mu bitangazamakuru. Ngo nyine hano uba bisoje, uba umaze gusobanura ikintu YouTube channel yawe, ku buryo umuntu uje kuri YouTube channel yawe ahita agera kuri iyi description akamenya ikintu uyikoreraho, yasanga ari icyo ashaka ubwo agahita yizaho. Ubwo umara kubisobanura tuzi ukanda hano save. Yizera kuri kwabona rero tuzi ukandeho. Uze hano kuri privacy, keep all my subscription private. Ushobora gusanga wenda ifunze gutya, usanze ifunze ubwo usanze ifunze gutya wahita ukandaho ukayifungura. Urabona ko yafungutse. Ubwo YouTube channel yacu tuba tumaze kuyisetinga. Nawe ukeneye kuyikoresha wajya ku rubuga rwa YouTube ukayisearchinga ukayibona. Nawe wari warafunguye YouTube channel ariko uyisetinga bikakunanira, wayisearchinga ku rubuga rwa YouTube ukayibura. Ndizera ko warebye iyi video kugera irangiye, nawe ukaba
wamenye kwisetingira YouTube channel yawe warayifunguye ukoresheje telefone. Nawe ukeneye kumbaza ikindi kibazo wakimbaza muri comment mu buryo wakwifungurira YouTube channel ukoresheje telefone. Byose wabimbaza muri comment. Mwabanaga muri iki kiganiro nitwa Vedaste. Niba ari ubwa mbere wari ugeze kuri uyu muyoboro wa YouTube, kora subscribe ufungure inzogera, ibiganiro nk'ibi ngibi ujye ubibona mu ba mbere. Niyo ubona iyi video wayikunze, ukore like, wibuke no kuyisharinga abandi bayibone. Ntugende udakoze subscribe. Waba wari ugeze kuri uyu muyoboro wa YouTube channel bwa mbere, nawe twari dusanzwe tubana ariko utarakora subscribe, ikandeho. Kanda kuri ako kantu ka subscribe. Ibiganiro nk'ibi ngibi ujye ubibona mu ba mbere, udasabye gutegereza ngo uzajya kuri YouTube ngo ubone ubwo kuri iyi notification. Urabona ko hano twigiraho ibintu by'ubwenge. Mwabanaga muri iki kiganiro nitwa Vedaste. Duhure muri video zitaha. Bye.